uyu munsi wa gatatu wa Championnat y'isi y'amagare umuhorandi Muri w'imyaka 18 niwe watwaye umudari wa zahabu nyuma yo kwegukana Championnat y'isi y'amagare mu gusiganwa n'ibihe mu cyiciro cy'ingimbi zitarengeje imyaka 19 ni mu gihe mu bangavu yegukanywe na Megan. Uko uyu munsi wagenze muri rusange tukabiteguye na Kwizera afatanyije na Izabayo Emmanuel. Ku munsi wa gatatu wa Championnat y'isi y'imikino yo gusiganwa ku magare UCI Road World Championships hari hatahiwe icyiciro cy'ingimbi n'abangavu mu gusiganwa n'ibihe individual time trial. Masengesho Yvonne niwe wabimburiye abandi ku isaha y'isa 4:50 aho yakoresheje iminota 29 n'amasegonda 43 ku ntera y'ibirometero 18.3. Mu cyiciro cy'ingimbi abakinnyi 85 nibo basiganwe ku ntera y'ibirometero 22.6 hagati ya BK Arena na Kigali Convention Center. Byusa Pacifique imbere y'abanyarwanda yakoresheje iminota 34 n'amasegonda 38 ku ntera y'ibirometero 22.6. Avuga ko ibero ishema kuri we wari ukinnye shampiyona bwa mbere by'akarusho imbere y'abanyarwanda. Ni ibyishimo bikomeye gukina isiganwa rya mbere uri professionnel ukicara ku ntebe ishyushye ni intebe buri mukinnyi wese yifuza kwicaraho cyane ko ndi n'umunyarwanda mu gihugu cyanjye ni ibintu biteye ishema cyane. Ku nshuro yanjye ya mbere nyine shampiyona y'isi ndumva nishimye cyane kuba nyine shampiyona y'isi bwa mbere nkanayikinira mu gihugu cyanjye ni ibintu binshimishije cyane tukaba nyine dushyigikiwe n'abanyarwanda muri rusange nyine ni ibintu bishimishije cyane. Umuhorandi Megan yegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa n'ibihe mu bangavu batarengeje imyaka 19 muri iyi shampiyona y'isi iri kubera i Kigali. Kuri we ngo ryari isiganwa rikomeye ndetse ngo atari yiteze ko yanaryegukana. Ryari isiganwa rikomeye nabanje kugira ngo biroroshye bwa mbere tugitangira bivuze ikintu kinini kuri njye na n'ubu sindumvisha ko ari njye waritwaye. Morris niwe wegukanye igice cya ITT ya shampiyona y'isi y'amagare mu ngimbi yakurikiwe n'umunyamerika Barry Ashlin yasize amasegonda 6 mu gihe ku mwanya wa gatatu hasoreje umubirigi Van Sef wasizwe n'uwa mbere amasegonda 8. Kuri Morris avuga ko uyu munsi wabaye mwiza by'umwihariko ku gihugu cye cy'ubuhorandi cyegukanye ibyiciro byombi mu ngimbi n'abangavu. Ni iby'agaciro gakomeye byonyine kuba negukanye isiganwa. Kuri ubu amaso arangamiye ku kwitegura isiganwa rigiye gukurikiraho. Ibihugu 36 byo ku mugabane wa Afurika nibyo byitabiriye shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare ibereye bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Kwizera i Kigali.